Muraho inshuti bakundwa ba Sharif TV, uyu munsi mbazaniye ubuhamya uko nakundanye n'indayimoni turi ku ishuri nkisanga mu nzira y'ubumabaro. Ni ubuhamya bwa Izere Cedric. Iki ni igice cya gatatu. Mbahaye ikaze. Sinari nibuka Imana. Twasoje amashuri nshaka amafaranga n'inyungu nyinshi. Nari mfite imyaka 19. Numvaga nshaka kuzaba umukire wa mbere muri Musanze. Mu bitekerezo byanjye byari bishoboka cyane. Mu gihe nari niyicariye ntuje ndi gutekereza ukuntu bizagenda, Kate twakundaga turi ku ishuri yarampamagaye. Ndamusuhuza mubaza amakuru ye. Nuko yambwiye ati njye nabaye umukire, ubu ngubu mfite miliyoni 10. Mfite akazi keza. Twari tumaze ukwezi dusoje. Natekereje ukuntu ndi kubura n'amafaranga y'amayinite. Mega kuri njye zose nari nkizitekereza. Numva ukuntu Kate yaba afite miliyoni 10. Numva birantunguye cyane. Ndamubaza ati ese wabonye akazi? Aransubiza ati njye mfite akazi keza kandi kanyishyura neza. Ndamubwira ati se nanjye wazanangira akazi? Kate yarambwira ati uzaze duhure tubiganire. Arambwira ati tuzahurire mu karere ka Huye. Ndamusubiza ati kuza nibyo ariko njye nta mafaranga mfite y'itike. Kate yarambwira ati itike nta kibazo, njye mfite amafaranga. Umbwire ayo ushaka nyakoherereze yose, nurangiza uzaze duhure. Nafashe imodoka ndatega nerekeza mu mujyi wa Huye. Nari mfite amatsiko y'ibintu yakoze mu kwezi kumwe akaba afite miliyoni 10. Numvaga nari ngiye guhindura ubuzima bwanjye. Kate yatwarahuye arampobera. Nari ndamuhobera arambwira ati narakoze, nabaye mwiza. Nanjye naramurebye mbona noneho ubwiza bwiyongeye kurushaho. Yari umukobwa mwiza. Arangije arambwira ati tujye muri hoteli. Twinjiye muri hoteli ya Huye. Yari afite amafaranga menshi pe. Yari amaze kugira imodoka. Uburyo yagendaga byatumaga nanjye nifuza kugira amafaranga nk'aye. Twinjiye muri hoteli njye na Kate turicara. Atumiza icyo kunywa. Ndamubwira ati njye ntabwo njya nywa inzoga. Azana soda, bazana n'inyama n'ibiryo byiza turarya. Kate yari ari kumbwira ukuntu ankumbuye. Nanjye nakomeje kumva ari byiza, ariko nanone mfite amatsiko. Ndamubaza ati ese Kate aya mafaranga angana gutya yose wayakuye? Mbere yuko ansubiza ikibazo nari mubajije, yarambwiye ati ese nawe ushaka kuba umukire nkanjye? Ndikiriza ati yego. Arambaza ati ubwira ibanga? Ndamubwira ati yego. Aranyitegereza araceceka. Hashize akanya nanjye muteze amatwi. Aritonda arambwira ati Cedric, aya mafaranga yose nayakuye ikuzimu. Numvise mfite ubwoba cyane. Nagize ubwoba no mu maso yanjye biragaragara. Arandeba araseka. Arambaza ati nuko nkubwiye ko nayakuye ikuzimu? Ndamubwira ati yego. Uyishe nde buriya? Kate akimara kubyumva aranseka cyane. Ati ikuzimu barababeshya ngo habe ibitambo. Nuko
kubeshya pe, niba ari nako wari ubizi ntago ariko biri. Ntabwo batanga ibitambo keretse ku muntu wananiranye wakoze amakosa, ariko niba nta kosa urakora rwose uragenda ukiyorera amafaranga nawe ugakira nk'abandi. Yarabimbwiye mbitekerezaho numva mfite ubwoba bwinshi cyane, numvaga ntabyizeye. Ndamubaza ati ese uri seriye, ibyo uri kuvuga ubihagazeho? Arandeba aravuga ati ntabwo tukiri abana, ubu ngubu twarakuze. Ni iyihe mpamvu nagerayo kukubeshya? Aya mafaranga nayakuye ikuzimu. Numva ndumiwe, ngira ubwoba bwinshi cyane. Narabitekereje mbura inzira pe, numva ari ibintu bidashoboka cyane. Muri ako kanya nkibyibazaho yarandebye arambwira ati mwese babeshya ko ikuzimu haba ibitambo bica abantu. Aranseka pe, ansubira amagambo avuga ati niwumva witeguye kuba umukire ukagira amafaranga menshi ukananandenga, uzaze rwose ntibazagusaba ibitambo nk'uko wumva babivuga, ahubwo uba uzaza wiyorera amafaranga wigendere, uyakoresha uko ubishaka, isi kuryohere. Bitari ibyo nta kaminuza, nta kazi uzabona, uzarinda upfura umusabirizi. Ubuzima busaba gukora cyane, hitamo uze nawe wifatire ku mafaranga. Nuko twarangije kuganira no kurya, arambwira ati njyewe ubu ndagiye, numva witeguye uzampamagare, nimero yanjye urayifite. Nuko twasohotse muri hoteli, ndamusezera aragenda, nanjye ndongera ndategana agenda. Nagiye mu rugo ndi kubitekerezaho, ndi mu modoka numvaga nashobewe, nkibaza niba ibyo mbonye ari byo cyangwa atari byo, byanshanze. Numvaga mfite ubwoba cyane, nkatekereza ikuzimu, nkumva bidashoboka, ariko nanone natekereza ku mafaranga, nkatekereza ko nta n'ibitambo bazansaba, nkumva mbuze amahitamo. Ndi kuva kureba Ketia, nageze mu rugo ababyeyi banjye batangira kunshunaguza, bambwira ati abandi bana ibyo bize byabagiriye akamaro, babonye akazi keza, ariko wowe warabaherekeje. Mama yarabimbwiye ngira ngo yasaze, numva afite umujinya, ariko kuko yari mama kandi nari mwubaha, ndicecekera. Na papa aza kubimbwira, abimbwira nshunaguza cyane. Ndumva mfite umujinya, ariko ndabyihorera kuko ababyeyi banjye narabubahaga cyane kandi narabakundaga. Nuko hari umwana w'umuturanyi nawe wize veterineri, we yari akora ibiraka kandi abantu bamaze kumumenyera. Mama yakomezaga kumureba, nawe akaza kumbwira ati mwana wanjye rwose nawe uzashaka icyo ukora pe, ibyo wize abandi bana barabikora bakabona amafaranga, bakaba bakwigurira amayinite. Ibyo byarambabazaga cyane, kuba mu rugo mbona bamfata nk'ikirumbo, kuba ababyeyi banjye baramfatanya nk'ikirumbo, ibyo byatangiye kumbabaza bikananshengurira umutima. Naburaga amahitamo, ariko buri kintu cyose nakoragaho barambwiraga ati abandi bana. Hashira akanya bakongera kumbwira ati abandi bana ibyo bize. Hashira akanya bakongera kumbwira ati abandi bana ibyo bize. Nuko
Nuko byakomeje, ababyeyi batangira kuncunguza buri uko mbigenza. Hari undi mwana twari duturanye mu rugo kumwe, we yahoraga ibiraka, babonaga abayeho neza cyane, bagatangira kutugereranya bakambwira ati nuko nari ndi umuhanga, ibyo nize nta kamaro bimfitiye. Byanteje ishavu cyane n'agahinda gakabije, numva ntangiye kumva nsebye. Ababyeyi banjye numva narabahombeye. Buri kanota kacagaho barancyuriraga, buri undi munota bakancyurira. Nakomeje kumva ababyeyi banjye bashobora kuba bari mu kuri. Nuko nashatse 3,000, ndavuga ati nanjye muri bino 3,000 reka ndebe niba naguramo imiti, byibuze nzajya nzenguruka nanjye mbe umuveterineri nk'uko babishakaga. Naguze imiti, ariko narangije icyumweru cyose nta n'umuntu umpaye ikiraka. Njya kubibwira umwana nawe wize veterineri uhorana ibiraka, arambwira ati ikiraka ushaka ubu naguha nanjye mba nyikeneye. Ntabwo byashoboka kuko nanjye ndacyiyubaka. Numva mbuze amahitamo. Mama Soko yasangaga naryamiriye, agatangira kumbwira ati ngo ubundi nicyo nshoboye. Numvaga mbaye ikirumbo mu muryango. Mama yakomeje kumbwira amagambo mabi cyane anshengurira umutima, mbura amahitamo. Papa we yari yarumiwe, yambonaga nk'ikirombo. Kuguma mu rugo abona nta kazi ngira kandi narize byaramubabazaga cyane. Njya agahinda karandenze, numvaga banyurira buri kanya. Nuko nibutse ko umusheri wanjye twiganaga bita Ketia yari yarambwiye ati ninkenera amafaranga nzamubwire. Natangiye kumutekereza, nkomeza kumutekereza, numva nta yandi mahitamo mfite. Ndavuga ati n'ubundi mu rugo bamfata nk'ikirumbo, kandi kuzimu ntabwo bazigira bansaba igitambo. Ngiye kujya kwiyurira amafaranga nigarukire niryohera hano kuri ino si. Nibiteraho agatima numvishe binshimishije, ngarura agatima ndeka kwiheba. Ndamfata telefone yanjye nguriraho amayinite y'100, mpamagara Ketia. Ketia naramuhamagaye aranyitaba mu ijwi rituje, arambwira ati umeze gute ko hari hashize igihe utampamagara? Ndamusubiza ati meze neza, ariko ubu ngubu ho ndaguhamagaye nditeguye. Arambwira ati wabitekerejeho? Ndamubwira ati njye nabitekerejeho nditeguye. Ketia arambwira ati ongera ubitekerezaho umunsi umwe, ejo nuba warangije kubitekerezaho uzampamagare muhe gahunda. Naraye ijoro ryose mbitekerezaho, natekereza uko ngiye kubona amafaranga, numva ndishimye. Atekereza uburyo ndagaruka ndi kwereka papa na mama amafaranga, nkumva binteye ishema. Nibwo nafashe umwanzuro wo kujya ikuzimu. Ejo ndamuhamagara, Ketia aramwitaba, arambwira ati tuze guhura ku mugoroba. Nari mfite amatsiko menshi cyane, numvaga nanjye ngiye kuba umukire. Nari nshaka amafaranga, nkereka ababyeyi banjye ko bataruhiye ubusa bandihira amashuri, nkabereka ko nanjye nifashije. Ku mugoroba byarageze, Ketia aza kundeba. Umushoferi we yari amutwaye mu modoka nziza, ndamanuka njya ku muhanda. Ketia arambwira ati njira mu modoka.
yinjiye mu modoka arambwira ati utekereza we ko uzagura imodoka ryari? Ntekereza ukuntu nta na smartphone mfite nkoresha gatushi, biranshanga. Ndamubwira ati kugura imodoka kuri njye biragoye. Arambwira ati humura ni iminsi mikeya nawe uraba uyiguze. Mu mutima wanjye nahise mvuga ati biraba amahoro. Nkimara kubyitekereza mu mutwe wanjye, nuko Kate yanamubajije ati ese uri kwibuka ahantu tugiye? Arambwira ati yego. Barababeshye, umuntu yagiye kuzima aca mu muriro. Icyo ni ikinyoma rwose. Abantu benshi barababeshya kubera ko bababwira inkuru z'umwe guhimbana, batazi n'aho ziva n'aho zijya. Ngira ngo ikuzimu ni hoteli iri aho ngaho hirya. Nuko twagiye duparika muri hoteli nziza, turinjira. Twinjira mu cyumba yari yakodesheje, acana amatara yose. Narebye ukuntu icyumba ari cyiza, birantungura cyane. Ntangira kwibaza ati ese aha ni ikuzimu? Nkiri kubyibaza yarambwiye ati ngwino dukomeze. Twakomeje mu kindi cyumba kirimo umwijima cyane. Uwo mwijima narawurebye ndibaza ati buriya ni hariya. Mu mutwe wanjye yaraje amfata akaboko turinjirana. Twinjiye muri icyo cyumba kirimo umwijima, afata amabuji 12 agenda ayacana. Yacanye amabuji 12 ayatondeka nk'umusaraba ucuritse. Narabirebye ndumva umutima wanjye ndawukomeje kuko nabonaga ari ibintu bisanzwe byo. Akimara gutondeka amabuji nk'umusaraba ucuritse yarambwiye ati ngwino hano. Ndamwegera, arambwira ati pfukama ibumoso bw'iyo buji. Dupfukama ibumoso twembi. Arangije atangira kuvuga mu kirimi ntazi, ameze nk'uri gusenga. Yaramwitegereje, ubushyuhe butangira kuzamuka. Nongeye kugarura ubwenge, turi kwibona ahantu mu gisare kirimo abantu benshi kandi harimo n'abo narinzi. Icyo gisare cyari cyiteguye nka kiliziya. Hari abagabo bagera kuri 4 bahagaze imbere kuri aritari. Abandi bose bari bicaye hasi muri icyo gisare. Bose batunze amaso kuri abo bagabo, bari kureba abo bagabo. Bavugije inzogera, bose baraserebura cyane, barishima. Ibintu ibyishimo birabarenze. Nanjye nari ndaho ngaho ndireba, biranshaka. Hashize akanya gato bavugije inzogera iteye ubwoba. Abari aho bose baraceceka. Muri ba bagabo baba bari kuri aritari, umwe arahaguruka afata ijambo aravuga ati muza n'umwanzi wacu twafashe. Bazanye umuntu usa nk'uwakubiswe cyane, asa nk'aho bamushinyaguriye. Yaraziritse, basa nk'aho bamubabaje cyane. Bari bamushombaguye amacumu, twese turi imbere. Akomeza ijambo avuga ati uyu niwe mwanzi wacu. Wa mugabo wo hejuru yari yarahaye isi ngo azabe umucunguzi wabo. Njye sinabashije kubisobanukirwa. Yakomeje avuga ati amadayimoni yakoze ibikorwa by'indashyikirwa niyo tugiye guhemba. Natunguwe cyane no kubona amadayimoni aje, harimo na wa mukobwa wa sheri wanjye. Kate yabaye sheri wanjye ku isi, ni
nibwo nabonye ko yari dayimoni. Nagize ubwoba n'igishyika cyinshi, abari aho ngaho bose barumiwe. Nararebye mbona Ketia ari we muntu bashyize imbere. Ketia nibwo namenye ko yari dayimoni, menya ko imyaka yose tumaranye yari dayimoni. Numvishe mfite ubwoba, ariko mva guhebera urwaje. Uwari uyoboye ufashe ijambo yaravuze ati, iyi dayimoni ryanjye niryo ryabashije kutugeza ku ntsinzi. Bafata Ketia bari kuvuga ko ari we wabashije kugera ku ntsinzi. Narumiwe cyane ndanatangara, ntungurwa n'ukuntu Ketia nzi twiganye, nzi twakoranye ibintu byinshi, ari we dayimoni. Nibwo nasobanukiwe neza ko iyi dayimoni ryaje mu buzima bwanjye niga ku ishuri. Nikishe imitima ndiruhutsa kuko numvaga nta kundi bizagenda. Akomeza kuvuga ngo iri dayimoni ryanjye kubera igikorwa cy'indashyikirwa yakoze, agiye kurihereza andi madayimoni 70 arebera umutware. Nuko Ketia bamwumvije ubushobozi bwe. Ketia baramuhinduye amadayimoni. Numvise ngize ubwoba bwinshi, ntekereza ibintu twanyuranyemo ku ishuri, mpita menya ko amadayimoni burya kuri ino si agenda. Nahise nsobanukirwa imbaraga z'amadayimoni. Mu bintu byantunguye cyane, ntabwo nzi ko amadayimoni ajya yambara imibiri y'abantu akaza ku isi, ariko ubu ngubu narabisobanukiwe ko amadayimoni ajya yambara imibiri y'abantu akaza ku isi nayo. Byarantunguye cyane, numva birancanze, ariko kubera ko nari ndi kubibona biri mu maso yanjye, nta kuri nari kubigenza. Ketia baramushimiye ngo yari yakoze akazi gakomeye, kubera ko yari yazanye umuntu wari kuzahindura isi. Nibajije uwo muntu birancanga, ariko sinabitindaho. Ndeba uwo baziritse, ngira n'uwo baziritse, ndumirwa. Nakomeje gushaka kureba uwo baziritse mu maso, ariko ntabwo nigeze mubona. Byarantunguye cyane. Ketia bahise badutegeka kumwubamira. Abari muri icyo gisare twese turubama, turamupfukamira. Turangije kumupfukamira, Ketia yabaye idayimoni cy'igitangaza, kuko yari yazanye ngo umuntu wari guhindura isi. Uwo muntu bari baziritse sinari namumenye, nanjye nari ndi mu bandi nk'ibisanzwe. Uwo muhango urangiye wo guhemba amadayimoni, hakurikijeho umuhango wo kwakira abageni bashya. Nanjye nari ndi umugeni mushya murabaje. Abageni bashya bari abantu baje ikuzimu bwa mbere. Nanjye nagiye imbere, nsanga turi abantu benshi cyane. Turi abantu benshi barenga ibihumbi. Nimara kubona ukuntu tungana, nahise mbona ko ikuzimu burya hajya abantu benshi kandi ubutunzi buhari. Numva ndumiwe ndatangaye, ariko ndavuga ati amafaranga mu mutwe wanjye nibwira ko amafaranga aricyo kintu cy'ingenzi cyanzanye. Ndavuga ati amafaranga yo ndayacyura. Byari bitangaje cyane. Abageni bose twagiye imbere. Nituvuga abageni tumenya ko ari abantu bashyashya baje ikuzimu bwa mbere. Buri wese yafashe ijambo w'umugeni akajya avuga icyifuzo cye. Buri wese akavuga icyifuzo cye, buri wese akavuga icyifuzo cye. Byarangiye nanjye ngezweho nanjye mvuga icyifuzo cyanjye.
Navuze ko nifuza amafaranga menshi, amazu, amamodoka n'ubuzima bwiza. Abageni twese tumaze kuvuga icyatugenzaga, twumvise ijwi rinini n'ababa bari kuri aritari barapfukama. Abantu bose twari turi aho ngaho twahise dupfukama, turubama. Turangije gupfukama, iryo jwi rinini ryaravuze ati, mwa bageni bahaye ikaze, mwese ibyo mwasabye birubahirizwa. Ahangaha tugendera ku mategeko n'amabwiriza. Buri wese ibyo asabwe agomba kubyubahiriza, kandi nawe ibyo usabye tugomba kubiguha nk'uko wabyifuje. Numva agatima karagarutse, iryo jwi rihita riceceka ririgendera. Uwari ukomeje kuyobora ibirori yakomeje kutubwira ati, abashyitsi nimubakire. Hahise hatangira kuza umukobwa wambaye ubusa, udafite isoni habe na gake. Aza buri wese aduhereza agatasi k'amaraso, buri wese agenda afata agatasi k'amaraso. Njye nagiraga ubwoba cyane. Mu buzima busanzwe ntabwo nari narigeze mfata ku maraso nubwo nari ndi umuveterineri, ariko natekerezaga amafaranga bagiye kumpa ubwoba bugashira. Numvaga niyemeje cyane. Hashize akanya nanjye bangezeho bampamagara agatasi k'amaraso baba bari kuduseriva. Ndagafashe ndasoma nk'abandi, ndashinyiriza ndamira. Ndangije kumira, umuhango wararangiye wo kutwakira. Uwari uhagarariye abantu twese aratwitegereza aratubwira ati, musubire ku isi. Badutegetse gusubira ku isi. Hashize amasegonda 3 nibonye muri cya cyumba njye na shire wanjye twari turimo. Natekerezaga ibintu bimbayeho bikanshobera. Narebaga uburyo nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri simbimenye, nabyo bikanshobera. Numvaga mfite ibibazo byinshi byo kubaza, ariko nta muntu nari mfite wo kubibaza. Nayarebye mbona natutubikanye, buji twari twacanye mbona zashize. Nuko byarangiye mba nsubiye hano ku isi. Ndi muri icyo cyumba narasohotse nk'ibisanzwe ndafunga, nsohoka muri hoteli. Ngeze ku muryango wa hoteli nahuye n'umukobwa muremure mwiza. Arambwira ati, ngiye kugufasha kubona ubutunzi. Yampaye 150. Arambwira ati, genda ukore ubucuruzi bw'ibisheke. Amafaranga angana gutyo ni ubwa mbere nari nyabonye mu ntoki zanjye. Nabonye ari menshi cyane, zari inote za 5. Nakomeje kujya nzibara nzisubiramo. Arambwira ati, uzabona ubutunzi bwinshi burenze no kuri ibyo ngibyo. Weho genda ujye gucuruza ibisheke. Naratashye. Nageze mu rugo nijoro, saa 6 z'ijoro. Ndakomanga. Nkomanze mbura umfungurira. Nkomeza guhonda urugi, umukozi w'iwacu arabyumva. Araza aramfungurira, arambwira ati, mu rugo barakaye. Nanjye nahise ninjira ndi kunyonyomba. Gake gake mpita ninjira mu cyumba cyanjye ndifungirana. Nashyize amafaranga ku buriri 150. Nkomeza kujya nyabara nyasubiramo, ariko nari naniwe cyane. Sinamenye igihe agatotsi kanyemeye mba ndasinziriye. Nashidutse mu gitondo
numva umuntu uri gukomanga ku rugi rw'icyumba cyanjye. Mba ndakangutse. Nararebye mbona amafaranga nayasandaguje ku buriri. Numva igishyika cyinshi kiraje. Nibazaga uwo ari we, nkibaza n'impamvu ari gukomanga. Ibyo bikarushaho kuntera ubwoba. Nareba amafaranga yandagaye ku buriri, ibyo bikantera ubwoba. Yakomangaga yihuse kandi ari kumpamagara mu izina. N'aha ngaha igice cya gatatu kirangiriye. Ese ninde wari uri kumukomangira? Ese ninde wari uri kumuhamagara mu izina? Amafaranga yari yandagaye ku buriri barayabonye asobanura ngo iki? Niba nawe hari amatsiko usigaranye